ikomeye, uri Imana y'ukuri, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana itubabarira, uri Imana ituba bugufi. Data nyaguhora ku ngoma, tugiye kongera tuvuge ijambo ryawe. Data nyaguhora ku ngoma, utuyobore kuko twe turi abantu. Mwami nyaguhora ku ngoma, tugusabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Dutangiye dusenga rero, hari ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya tugiye kugeza ku bakunzi ba Manu Rwanda TV, abatuye mu Rwanda, ababa mu Burundi, ababa muri Kongo, ababa mu Murenge, ababa muri Tanzania, ababa Somalia, ahantu hose ku isi abakunzi ba Manu Rwanda TV ndabizi baba batureba. Tugiye rero gusoma ijambo ry'Imana, twumva icyo Imana itubwira. Umwuka hano hari ukuntu wanyoboye mu itangiriro ni ibice 6 umurongo wa 13. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana itegeka Nowa kubaza inkuge. Kusome mu izina rya Yesu. Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzarimburana n'isi 14. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferu, ugabanyemo ibyumba, uyihomeshe ubushishi imbere n'inyuma. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen kandi amen. Nagira ngo nkubwire, uyu nguyu igihe cyarageze abantu bakora ibyaha, igihe cyarageze abantu banga kwihana, babwirwa ubutumwa bwiza bakabutera umugongo bakagenda, bababwira kwihana bakabitera umugongo bakagenda, bababwira ngo nimuve mureke ubusambanyi bakabitera umugongo bakagenda, bababwira ngo mureke kwiba bakabitera umugongo bakagenda, bababwira ngo mureke iki bakabitera umugongo bakagenda. Ariko nagira ngo nkubwire, igihe ni iki muvandimwe? Igihe ni iki cyo kwibariza inkuge. Nta handi uzabikura n'ugusoma ijambo ry'Imana. Kwibariza inkuge nta handi uzabibona n'ugusenga ubudasiba. Kwibariza inkuge nta kundi bisa n'ugukora imirimo myiza. Mu Efeso 2:10 ngo twaremewe imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu. Imana yiteguriye kera, nta kindi waremewe usibye gukora iki? Imirimo myiza. Imana rero tugirire neza, Imana itube bugufi. Ngubu ntaba kumanywa haba nijoro dutegura ijambo ry'Imana ngiri, n'ukuri uko biri mujye mubireba mu izina rya Yesu, kandi mukomeze munogerwe n'ibyiza Imana iduteguriye. Haleluya kandi amen. Ndabwiriza abantu kwihana, ndabwiriza abantu kureka ibyaha kugira ngo mutangire mwitegure, mutangire n'ukuri mwihana ibyaha, kandi Imana itugirire neza, kandi Imana itube bugufi. Imana yacu ni imbaraga. Tangira wibarize inkuge, igihe kirageze. Dore igihe kirageze, igihe cy'imperuka kiri hafi kwegera. Abantu bari gukora ibyaha, abantu bari gutingana, abantu bari bakumanwa yihango, abantu barahuguza, abantu ntibagitekereza Imana. Umuntu akajya mu rusengero agasenga ari kuri WhatsApp, ariko Imana yiteguye kuguha imbabazi. Cyangira ugaruke wiyubakire inkuge izakorokora kuri wa munsi w'amakuba n'uw'ibyago. Uwiteka tugirire neza, Uwiteka tube bugufi. Uwiteka ni Imana y'inyembaraga, Uwiteka ni Imana, witera umugongo gutya ijambo ry'Imana. N'ukuri egera Bibiliya. Yosuwa agiye kuyobora ubwoko bw'Imana aho Mose yararangije gupfa. Imana yaramubwiye iti, Yosuwa, kugira ngo uzabashe kuyobora ubu bwoko, n'ukuri ngibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntuzarorere kubihamwisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, nibwo uzahirwa ukabashishwa byose ibiri muri iki gitabo, ibiri muri Bible. Tangira usome Bibiliya. Kugira gusoma Bibiliya ni ukwiyubakira inkuge, gusenga ni ukwiyubakira inkuge. Iyubakira inkuge ukiriho, iyubakira inkuge ukiri ku isi. Naho ubundi ndakubwiza ukuri, hari ubwo uzarebesheje amaso kubera ko wanze kubaka inkuge hakiri kare. Umwuzure ukaza ugatwara abo banyabyaha, umuriro w'amazuku uzaza utwara abo banyabyaha. Ndakubwiza ukuri nudahinduka, ibyo birakureba. Nukuri ndagusabye, iyubakira inkuge, wubake inkuge usenga, wubake inkuge ufasha. Nubona mugenzi wawe umukene, ugende umufashe. Gufasha no kubaka inkuge. Ndakubwiza ukuri, iyubakira inkuge. Intambara ziri hirya no hino, abantu banze kubana, banze gukundana, abantu barapingana. Ndakubwiza ukuri, ntabwo barimo bubaka inkuge, ariko umuriro w'amazuku ugiye kuza. Abaturubatse inkuge bagiye guhura n'akaga mu izina rya Yesu. Itangira wiyubakira inkuge, tangira usenga Imana, tangira ukora ibyiza, tangira wubaha Imana, kuko uve mu busambanyi, uve mu bujura, uve muri ibyo biyobyabwenge, utangira wubaha ababyeyi bawe, ingo zibane neza, mutangire mwiyubakire inkuge. N'ukuri ijambo ryari iryo, mutangire mwiyubakire inkuge mu izina rya Yesu.
Imana yacu rero reka dusoze dusenga kandi Imana itugire neza. Uwiteka uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana ivuga bikaba, ijambo ryawe ratubwiye twiyubakire inkuge. Reka rero tutangire twiyubakire inkuge kandi Data Nyiringabo udufashe kandi udushoboze mu izina rya Yesu, amen.